nta kibazo uwo mwanya wanyu kandi ujye wibuka no kumubwira uti shushu bewe ayo makina yacu jambo na Rwanda Kongo maze abanzi baganye ngo mukirigita naboroheje umurishyo ayo mashini mundu navuga abana bagwane ako mana bapucuri ubudisi mu minsi itambutse hari umuntu wagiyeho ngo aragaya cyangwa se ngo arabwica cyangwa se ngo araroga buratashe mu izina rya Yesu Sio byiza wowe cyacu ni cyiza kugenda guhura Yesu ndagushimira nanone hanyuma umubyeyi mwiza rero uravuga ngo mumara amatsiko Pacifique teri ntabwo eshatu nyegiye iyo nshimye isigira none isigira ubugarukiye kare nawe rero uyisigira nimuzane hanyuma umubyeyi mwiza dore Pacifique nguyu dore uko areshya hanyuma urenda umuhungu wa Muranga gukarebana Pacifique urabona rwose ni umutemeri hanyuma nanone ni museruke mwegere umubyeyi muhabe hariya basuhuza abahesha umugisha mubyeyi twahirwa bantu twaturutse Rusizi tugushimire mukomere rero kagira ngo mbabwire ko ibintu bitanu nabonye kuri Pacifique n'umugabo umukwe wacu namurebye koko mbona ari wa wundi uturuka ku bisubizo by'amasengesho. Icya kabiri uyu mukwe wacu namwitegereje mwitegereza umuntu wamuconze nka za pasiparumo zo mu bapadiri ndavuga ntamucongesheje umuriro niba umuyaga simbizi n'impamo y'Imana ariko uyu ni umukwe. Icya gatatu namwitegereje ndangije ndamwitegereza neza ndamureba afite amaboko yafoye umuheto wo kabyara n'umunyarwanda wujuje ibyangombwa. Icya kane kandi nitegereje n'imfundiko nsanga afite za zindi zitari nkurikira wase. Cya gatanu yaje kwa sebukwe aza neza agenda neza avuga ati ndaza kugenda neza nambaye incomekamano bataza kugira ngo mfite amana agerekeranye nka tangawizi simba beze ni murugo. Twongere tuguze ibiganza tumushimire Pacifique n'impamo y'Imana. Pacifique turakwishimiye n'impamo y'Imana. Yesu aragusiteresuye. Hindukira wowe yaburetse kujya muri abo bahungu. Hindukira ahubwo barebemo mwereka akazi twikorera. Ndagira ngo uze kunyereka pare utapanga imipango kugutera kudeta nko mu minsi 3. Tambuka umuhobere mbere kuko tubigenze. Dore pare wo kabyara we nanjye namubonye umugabo mbona sirogero byo namutoranye. Dushimire pare muri kino gitaramo nawe kabyara. Ako baba. Uko basubiza zango nizanyu yende zango nizanyu zo. Ongera uhagarare maho Pacifique pare twagukunze n'impamo y'Imana. Undi hari umuntu ureba kaburi ikintu wamushinja cyambere ufite amavuta y'umubiri n'ay'umwuka byanze bikunze urafite burya ngo birajyana. Ndagira ngo utambuke we bwa mbere ubanze ugane muri biriya byimbo twateguriye Pacifique. Nuza kugerayo ukatubwira ko ari sawa uragira gutya. Bundi mu magambo make haba hari n'icyamuhitana kigutwara ariko tumugumane. Gerayo amahoro. Gerayo amahoro uze gucunguza uburyo umwetega amasaha yatujyana. Sika rwose hanyuma uze kutubwira ngo tuzi gutegura ibyimbo by'amakwamashini mu ndari. Uwo murishyo wukuyemo abantu duturuka hakurya hariya turafashwa tukanerekwa ndabizi hafi y'Ikamembe. ADEPR ijya kuza mu Rwanda niho yinjiriye. Mumfashe dufashwe. Uwimana yatahirije imuhambirira bose bareba bagatangira kubazanya Besimana Besimana yuri bahe. Haleluya Besimana yuri bahe. Utambuka Besimana yuri bahe. Amashi menshi Besimana
mbese Imana yuri yibahe. Abasore nimunguye mu mavuta kubera ko sinabohereje, mugaruke tubanze tuganire. Pasifi uze kuba uretse kwicara mutambuke mwigire hino ese n'abegerana. Hari natangiye no kwifashirizwa gusa murambabaje. Hanyuma nagira ngo namwe tuganire kubera ko ndimo kuganira na muramu wanjye ariko namwe mbonye akanya. Nitegereje urugendo mwakoze muturuka hari Rusizi, ndavuga nuko biri kose mwananiwe. Nimuza kugera ahangaha ndaza kubakira, muzane mbakire. Ntabuzanye ngo mbakire, abahungu duhuze ibiganza tubashimire barasobanutse. Kubw'iyo mpamvu sintinda, batatu hakurya bagiye kugenda abandi batatu hakuno, ariko hagati aho ngaho mubanze mwikomanga mu gatuza muvuga muti Yesu natwe tumare siterese nibamuwe natwe dusiteresure. Ngenda muririmba indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo Yesu umukiza uko ugenjereje Pacifique natwe ntudusige. Muze kugira muze kuba muretse kwicara ubundi guhakwa si ibintu. Uyu munsi ubu ndabafite Pacifique kugira ngo mwereke ko hamije igitinyiro n'igikundiro mu muryango wacu rasibo y'abasoroka butazanyisubiramo. Yemere uhere kuri bari abahirwa urambure y'ikiganza ugire gutyo wabwira uti ekada yego icyambere no kubasuhuza, ariko ugire gutyo wabwira uti nimwicare uzagira ishyara azakoresha ubwe nawe adutumire erekeza y'ikiganza. Neza mfango sit down amashyi menshi kuri Pacifique. Rero muri abagabo abiri abana nta mwana usicara voma nawe cakaboki mubyeyi. Nakomeje kureba ukuntu nakomeza gusetsa muramu wanjye ariko mbona aramwenyura gusa, mbona aramwenyura gusa. Twani muramu wanjye kamwenyura gusa. Twari tubaza yuko cyangwa kubaza tubaza kwishima. Nashimye rwose, Urishimye ubona icyo cyicaro byiza. Kire gitananga yororotse umurizo tuze kumva bamuririmbira ibihozo bokabyara, aze gutambuka mushiki wacu asesekare muri kino gitaramo cyiza. baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe n'icumbi zasibira rimwe asesekare mumbuzi yeni mumumburi Mwajya kwirirwa mwiriwe Mwajya kwirirwa umwana wacu rero arazi ko twishimye, turishimye kubera wowe ababyeyi inshuti. Uyu munsi ni umunsi w'agaciro mu buzima bwawe, ariko ni umunsi w'agaciro mu muryango wacu. Navuga ko twagize ibirori byiza kandi byiza cyane, ntabwo habaye ariko bamwe imyiteguro byose byabaye kubera wowe kandi turagukunda. Dushima Imana rero yagukoreye umunsi mwiza nk'uyu nguyu, dushima Imana yagukoreye ibikwiriye. Twahirwa rero dore
uyu ntabwo ndi bukubwire ngo murebe wirebe, sindi bukubwire ngo mufate gutya. Dusanzwe tuzi ko gufata bakazana neza, bazababera umukazana w'umugisha, n'umwana uzi gukora, n'umwana wumvira, agize ibirane gusa duhamagare kandi uzamugira inama nk'umubyeyi. Uyu rero nagira ngo mu gushyikiriza izuba riva, mu gushyikiriza imbere y'umuryango, kandi hariya tuzaba tutaruza ahatubere, uzaba umujyanama mwiza, uzafasha umwana kubaka. Turabashimiye kuri gahunda z'abasohoka. Nimuhuze ibiganza mushimire ndagushimiye by'umuco, ariko nanone murakoze. Tubashimiye bitari manuma. Oya ni ukuri. Hama rero tugende guherekeza kujyana byose, hanyuma ugere y'amahoro guherekeza so kujyana babigire ku kazi. Rushingwa biro igira n'inanga. Reka Pacifique yicarire, yarambwiye ngo ajya akunda neza arize ikirego imbere yategura asusurutse uruhimbi. Hanyuma reka Pacifique abe yicaye, hanyuma Riziya uruhimbi abanza asusurutse uruhimbi, hanyuma abakobwa bagenda niba mu kanya banaza kwishongora ntacyo bitwaye. Ese namusuhuza none aka kanya, burya nkunda amata nk'uko nkunda abantu. Hanyuma natuza umvugeho umusuhuza agiye umutumira. Uyu mubyeyi muhuze ibiganza tumushimire. Bari bavuze ngo n'ubundi mu buzima busanzwe, agira ati dore ngo kuko najyaga ntegura uruhimbi rw'iwacu nkajya ku ruhimbi hagahinda uruhindu, dore ngo kuko tujya gutegura. Bagushimire cyane, muhuze ibiganza tumushimire. Ndaza gusaba protokoli ze kumfashiriza bano bajene mama baze kubatambutsa bamenyera imyanya myiza ibakwiye. Protokoli ze kunyemerera ibe yamboneye imyanya baza kubicazamo, hanyuma batambuke bicare. Utambuke musange protokoli hafi y'abo bahungu barimo gufotora. Ndaza kubahamagara mu kanya turya agafoto. Ubwo ndavuga abajene mama bose, abajene mama bose nibatambuke. Sawa. Musaza we reka musaba tambuka, hanyuma bagere mushiki wawe. Tambuka bagere mushiki wawe. Reka twashyire udutebe hariya. Hanyuma kamera abakobwa n'abana benshi ababyeyi n'abakuru bakekeza bigire haruguru hariya abagore n'abandi, hanyuma niganire na Yohani Petero. Abakobwa muse n'abigira inyuma gato, muse n'abasubira mu ruhande rwa ruguru. Ego usura nziza nanone reka kwishongora imbere. Aha buriya ntabwo nari gusuhuze umukazana akirengereye igisabo. Hama kwari kugira ngo ajishe, hanyuma asusurutse uruhimbi aruremerere, hanyuma atagira ikimutega nanjye nsuhuza umwana. Hanyuma rero uyu musore ni inshuti yanjye Patrick igira yiranga. Izo shyirwa ni muzisige ntaho muteye nko ku giti n'urumu. Hama rero igira yiranga. Aho ubona ikirenge kikwiye ntabwo nasuhuza mushiki wawe uhagaze hejuru. Uraboneza mama. Ariko murabona mpagaze ndi niba mu nda ntacyo bibabwiye. Mbashimye umugabo. Hanyuma ni mwakira intambwe ya gatatu ndende cyane. Reba igihugu imbere yawe ngakuba. Ugiye kunyemerera utambuke uhobera umukobwa ukuri imbere mujyane kwicarasha, mugende museka, umwake nimero umutere imitoma, nimubikunda muzamamagana mbese umugisha nka pasiteri wa Dr. Alisirisiyo. Fata umwana cyane.
komite bakubitire ku mugaragaro amashyi menshi n'impundu tubashimire matawe ndabaremeye n'impamo y'Imana bambwiye ko tugeze muri wa mwanya mwiza ariko reka mubanze mutambukane ubwo buki babanze basangira hanyuma ubundi duhite twambara amakamba tambukane ubwo buki Alex yari yavuze ati umukunzi wanjye naza kuhagera pasi wanjye naza kuhagera naza kubanza gutsirikira icyaka ubundi tubone kwambika amakamba mwigere hina Reka umufashe inkoni ikibazo cya mu bihogo rwa mugabo nyigira ibizi isanganiza ngo ikinere ngo amanita gutsana umurishyo umuriza mu mutagara n'inama n'imbarazimwe imutagara zimeze mubaze cya mu bihogo rwa mugabo nyigira ibizi isanganiza ngo yabageze inyabuye nabo bararera gora nawe baraje mu kinyama baragira bagira ngo bagira zikundire ko baturasi ayi biganiro zangu bazimunanga ngo zirahagurutse Goyari yamba yakabana kubera nayi mu imigati ayi makabara sinanga bigori base mutamyamba baritiyo baziteze bunyambo y'igitinyiro muzatambutse mu gitaramo muzimera makine mu ndushenge zirayakwiye bagitugari waje twakamata tujye mu rugura amasaha yatujyana aragira ati umwanzi ukwangara kameze ubwiri mu rwenya neza ibyaha bibiri icyambere turongesha kabiri turi twibibijwe by'abaturage gatatu turatuka kabiri iyo dutambitse mu muhanda uhaciye turamukubita ariko ndashima Imana ko mubo Yesu yakishije ibyaha nanjye ndimo Yesu yaramfashe Yesu aramfata akankomeza ukwankunda birehuje arankomeza mubyeyi mutahira mugenzi wanjye agenda reka unyemerere ukore no kuri iyi nkoni n'inkenge kureba izasigaye mu rwuri mwanzi ukwanga imbeba ijana zizamurira ikofi akira iyi mpano ntabwo nkwigisha uko ikoreshwa nko gukirigita umukecuru irimo ibyatsi bitatu irimo umukunde ngo bajya badukundira abakobwa irimo umukuru bakurura bakaza kubareba irimo n'ihururu ngo bajye baduhururira babyeyi n'ubutaha muzagaruke mudatinze nitegereje aya mata mpaye ndebye nsanga handitseho fanta bitamenya amagambo pasi yateretesheje mushiki wanjye ndavuga ni ndaza kubivuga ibanga rye n'icyo nibagiwe neza ndavuga ni fiance amagambo nakubwiye turi kumwe arasohoye nimumureka agende rubanda rugira yawe nimazi mujyanye rubanda rugira yawe bakundanye kera rubanda rugira yawe nimumuragiye
mubyeyi rero batambuke bagwe indangurura amajwi ni ukuri kw'Imana sinkubeshya ubunaka kandi icyaka kimpagazemo uko bacyuhira kimeze nk'icyatsi niko gikomeza kuza ndagira ngo ukore ku nkone n'inkweto nsubire kureba uzasigaye mu rwuboka byanga mwanze ukwangara agahinga muri kaburimbo aravuga mu munsi w'umureke imvura igwa akakanda agashimye mubyeyi kanditseho amagambo asa n'ayayandi yego hanyuma ndaza kubasaba mutambuke mujye kuri bife ariko mutaragenda